Imana yakuye Adamu muri Edeni. Uwiteka Imana iravuga iti uyu muntu ahindutse nk'imwe muri twe. Imana yari ikimara kumera umuntu, kurema umuntu nawe. Umuntu Imana yamuremye ari umwe muri bo n'abamarayika. Nubwo twagize ubwenge bwinshi tukajya ku rubuto batubujije. Icyo kintu uri kucyumva? Icyo ndi kucyumva. Dore ahantu bazabisanga rero. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 22 niho twumvisha neza ko umuntu yari umwe no mu bijuru. Imana ikimara kumurema yari umwe mu bijuru. Ku murongo wa 22 ku gice cya 3 mu Itangiriro katwasome twumva uko havuga. Hari kuvuga Uwiteka Imana iravuga iti dore uyu muntu ahindutse nk'imwe yo muri twe. Nk'imwe Imana. Nk'imwe muri twe. Imana. Ya. Nk'imwe muri twe. Kubyo kumenya icyiza n'ikibi, noneho atarambura ukuboko agasoroma no ku giti cy'ubugingo akarya akarama iteka ryose. Twabisobanuye na hano Adamu yari amaze gukora icyaha. Imana iravuga ati ubwo ariye ko urubuto twamubuje ahindutse nkatwe. Imana yo yamuremye nk'umuntu. Imana yamuremye nk'umuntu, noneho we ariye ku giti Imana yamubujije. Imana nayo burigira ubuntu. Ukunda ubuyobozi cyane ku buryo yumva ko nta muntu bafatanya ubuyobozi. Iravuga ati ubwo anyweye, ubwo ariye ku giti namubujije ahise ahinduka nkatwe. Kandi ntabwo byashoboka. Rero yabaye nk'umuntu. yahise aba nk'Imana. Yari ari umuntu ariye ku giti twamubujije, ku giti Imana yamubujije ahinduka nk'Imana. Imana ihita imubwira ati sohoka muri Edeni utarya no ku cy'ubugingo ukarama. Niyo mpamvu dupfaga nabi. Badupfaga igihe kitegeko tutaramaze. Ya. Kubera icyo akaboko karekare. Umuganda z'abuswa arayiba.